Erectile dysfunction ED, icyo ngicyo ni ikibazo abagabo bamwe bakunda kugira cyo kuba utakibasha gutera akabariro kubera yuko idahaguruka cyangwa se idafata umurego, nyamara mbere byaragendaga neza nta kibazo. Ibi ngibi bishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bimwe muri byo bikaba birimo nko kuba ufite wenda ibibazo by'indwara z'umutima, cyangwa se nanone ukaba waba ufite depression, akazi kenshi, ibindi bitekerezo byinshi mu mutwe. Hari ibintu byinshi bishobora kubitera. Icyo narinje kukubwira ni inkuru nziza y'ubushakashatsi buherutse gusohoka buvuga yuko nubwo bwose hari imiti itandukanye kwa muganga bashobora kuba baguha, hari uburyo buri naturel abaganga bavumbuye ko bushobora kuba bukora rwose. Kiriya kintu cyo gukora siporo, turabizi ko gukora siporo bituma umuntu agira ubuzima bwiza mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo bwose, ariko ubu bushakashatsi bwerekanye ko umugabo ukora siporo nibura iminota 30 kandi iminsi 3 buri cyumweru, kuba ukora siporo 3 mu cyumweru kandi iminota 30, iyo siporo ikaba yabirimo nko kwirukanka cyangwa se kunyonga igare cyangwa se n'ibindi bintu birimo aerobic, biriya bintu nyine bisaba ingufu ukora cyane, iminota 30 3 mu cyumweru. Ubwo harimo na za gym, ariko gym nyine ishyushye imeze neza. Ibi ngibi ngo bishobora kuba byagufasha gukira kiriya kibazo. Niba wari ufite icyo kibazo cy'uko usigaye ubona gutera akabariro birimo kwanga, usigaye wishaka ukibura, ibintu nk'ibyo ngibyo, gerageza gushaka umwanya wa siporo. Gerageza gushaka umwanya wa siporo. Hari igihe wagira amahirwe yo kuba uzaba umwe muri aba bantu iki kibazo gishobora gukemuka kubera gukora iyo siporo, kandi wibande kuri iyo siporo nari maze kuvuga.